Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse kuko bisanzwe kuri mikoro Nditeka Manzi. Suhuje mwese abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda aho muherereye hose ku isi. Bitewe n'amasaha yaba ya mu gitondo, ku manywa, ku gicamunsi, nimugoroba, nijoro, yewe na mu gicuku, buri wese agubwe neza. Muri cya kiganiro tugarutse cya business isobanutse, turibanda cyangwa turakibanda kuri P network. Uyu mwanya rero tugiye kuganira, ariko ikintu cyo kuganiraho ni amakuru meza amaze iminsi tutari tuzi, ariko ngira ngo tuyasangire. Nabwiye ko nkunda kubakorera ubucukumbuzi. Ubucukumbuzi bwanjye uyu munsi rero bwangushije ku nkuru yatangarijwe ikinyamakuru Reuters mu kwezi kwa gatatu. Ni inkuru itangaje. Mwese muzi uruganda rw'abataliyani rwitwa Ferrari. Ferrari ni uruganda rukora imodoka. Uruganda rukora imodoka luxury cars cyangwa se za modoka z'umungara. Mana yanjye, nimvuga iyi modoka muyumve, ndagira ngo mbwire abapayiniyazi bafite payi zihagije ko bashonje bibahishiwe. Butinze gucya bukongera bugacya, bukongera bugacya, ukwa 12 kukagera. Mu makuru mbahishiye mbafitiye nzabagezaho ejo, harimo amakuru afatika yivugiwe na nyir'umushinga Dr. Nicolas ko umuntu wese uzi yuko yahawe KYC agomba kuyikora, gukora ibishoboka byose akayikora, ubwo nako nkanyujijemo, bitarenze itariki 31 z'ukwa 12. Aka kantu mukumve neza ngo bitarenze itariki 31 z'ukwa 12. Muntu uzaba warakoze KYC 31 z'ukwa 12 zigasanga KYC warayirangije, payi zawe zarabaye migrated to mainnet, ndakubwiye ngo uri umunyamugisha, kuko uzatangira kurya ibyo abantu benshi batararyaho, uzatangira kubona ibyo abantu benshi batarabona, uzatangira mbese uzaba uhiriwe muri make. Reka rero twigarukire ku nkuru yacu ya Ferrari. Ferrari rero nk'uko mubizi ni uruganda ubundi rukora imodoka rwo mu Butaliyani. Uru ruganda rukora imodoka z'umungara. Butaliyani? Yego, ni Butaliyani. Zikora imodoka z'umungara. Imodoka z'umungara ni za modoka zo kwishimisha. Zikora n'imodoka ndetse za siporo, rugira n'imodoka za siporo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ushinzwe ubucuruzi, umuyobozi ushinzwe ubucuruzi, Chief Marketing, Ferrari's Chief Marketing and Commercial Officer Enrico Galliera yabitangarije ikinyamakuru Reuters yuko uru ruganda rwiteguye kwakira kwishyurwa cryptocurrency. Ntabwo ari Pi network zonyine cyangwa se Bitcoin, cryptocurrency. Ibi bivuze iki? Ibi ni igitangaza, ni amahirwe, ni ibyishimo, ni inkuru y'akasamutwe yuko umunsi Pi launch yabaye ni ukuri hazashya. Ni ukuvuga ngo nzaba mfite uburenganzira bwo gufata payi zanjye nkajya ku isoko nkagura Ferrari. Ese wambaza uti Ferrari zabigura amadolari angahe? Hari ubwoko amoko ya Ferrari. Hari Ferrari Purosange, iyo ihagaze muri mwaka wa 2024 ihagaze nibura hagati y'ibihumbi 398 na 350 by'idolari, ndetse n'ibihumbi 524 na 815 by'amadolari. Ibi bisobanuye iki? Ndetse no mu bihugu byo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hari zihagaze mu bihumbi 517 ndetse na 682. Murumva ko bigenda bizamuka. Ubwo
ni ibihumbi 398,350 by'idolari n'ibihumbi 524,315. ubwo ibihumbi 398,350 by'idolari byaba bihagaze tuvunje mu manyarwanda ku 1,300 byaba bihagaze mu manyarwanda miliyoni 517 n'ibihumbi 855. hanyuma iyi ngiyi y'ibihumbi 524,815 y'amadolari ubwo byaba ari miliyoni z'amanyarwanda miliyoni 682 n'ibihumbi 259 n'ibihumbi miliyari rimwe kabiri miliyoni 682 nibyo cyangwa ndabibara nabi. miliyoni zingahe? miliyoni yego miliyoni, ariko reka tubibare ndimo ndajya kure, reka tubibare ibihumbi 524,815 kubye ku 1,300 se ndabibarara miliyoni 862 n'ibihumbi 259 n'amafaranga 500. amaye nka data. hari umuntu wambwiye ati ibyo bintu mubara murabona muzabibona kubera siki barakubeshya neza ninde ubitubuza turabifite ngo hanyuma ngo ninde uzabibona ngayo nguko. mwumvise Ferrari igiye kwakira yiteguye kwakira ama cryptocurrency, bivuze ngo umuntu ufite payi azaba yemewe kugenda agure Ferrari. katurebe ni Ferrari zingahe? reka tubarire umuntu ufite payi nibura 10 kuri cya giciro katwikubira 10 ibihumbi 314,159 by'idolari. ego ni miliyoni 3 n'ibihumbi 141,590 by'amadolari. tugabanye kiriya giciro kiriya Ferrari iciriritse y'ibihumbi 300, tuyigabanye ibihumbi 398,350 haba harimo Ferrari 7. ibice bisigaye ndabiretse. haba harimo Ferrari 7, naho iriya igura ibihumbi 500 kuri payi 10 kuri cya giciro ndazigabanya biriya bihumbi 524,815 twaba dufitemo Ferrari 5. ndibaza abantu ndabizi umupayeni yazo wese azashaka kuryoha uko byagenda kose, azashaka kuryoha ariko azaryoshya muki? azaryoshya muri vewiti, muri runwa, muri kwasiteri, dekada, ni muri Ferrari. Ferrari rero izabigura amafaranga. reka nsoreze kuri aka kantu nari ngamije kubaha aya makuru, ndayabonye ndavuga ntago yancika nayahaye abapayeniyazi. dore rero muri uko kwezi kwa gatatu ikintu Dr. Nicolas yatangaje ibi bintu mbibabwira nyo mukagira ngo amara amakuru kugira ngo nyabone nanjye aramvura. sinje kuyabakangisha ahubwo nje kuyababwira, nje kubabwira inkuru nziza kugira ngo umuntu umayininga n'uwo mayininga. jewe ubu ngubu nafashe ingamba ndakuka byantunguye, nashyize maze kurambirwa no guhora nibagirwa kumayininga. nafashe reveye kubera ko namayininze saa moya zuzuye. nafashe reveye ya saa moya nyishyira muri telefone. saa moya nagiye kumva iti nubwo no kumayininga mba ndamayininze. ubu ndagira ngo mbamenyeshe ko nazongera guhusha. sizongera guhusha kubera iki? ndashaka Ferrari nyinshi. hari n'umunsi nzayengira gutya ntungura umuntu w'inshuti yanjye magara mukubite kado y'imodoka. cyane nimuzana mukabakubita envelope y'ibihumbi 100. no, kado y'imodoka nta soni. kado y'imodoka washaka kumuhinga kazo wayiparitse ukaza ukayiparika uti wahinga imodoka ikaba iraparitse. muransetse sha
kaniseke kuko munze ubu ndabizi murimo muranseka. Hari wambwa ati cyokora gidutera morale bizatuma tutagira stress. Sawa, mukurikire akamara stress. Dore amakuru yo gusoreza aho yavuzwe na Dr Nicolas ku giti cye. Yavuze ati rega mu byo yatangaje mu kwa gatatu noneho. Yaravuze ati umupayonizi waba ufite payi 1000 nibura. Ubundi rero uyu mushinga ugamije kugira abantu abaherwe. Muracyari aho ngaho, muracyari mu bijumba n'amashati. Muve iyo ngiyo. Ngo tujya kugura amashati, ngo tujya kugura ibijumba, ngo n'ubuto. Umuntu ubona payi mu buto azicwa n'ubuto uyu nguyu. Handi bicwa n'amashati gusa. Ubundi wambara ubusa. Washe twigendere rata, twigire mu mishinga. Yavuze ati nibura umuntu uzaba ufite payi 1000 uyu azaba umukira kiza umuryango we. None se niba wenda launch izaba payi iri ku madolari 318, ubwo umuntu ufite payi 1000 yewe tata we mu manyarwanda azaba ari 408,200. Ayo ni make. Ashyata nanga ko mugaya nibyo tudafite. Noneho twirebere umuntu uzaba ufite payi 10 zonyine. None akazi kuko nka nyuma y'amezi cyangwa umwaka. Ariko we payi zaca ibintu kuko izabura. Kuko benshi bazahita bagurisha kuri makeya. Ariko payi isuku imeze. Rwose izaza ku giciro cyiza cyane. Ariko twebwe katubarire cya giciro cyacu cya GCV 314,159 $. Kuri payi 10 ni 3,000,000. Ubwo mu manyarwanda ni 408,000,000. Ibihumbi magana nibyo bihumbi kabikureho 408,000,000. Ni make. Hari metaje zingana. Urumva ntacyo payi zikumari kuki utamayininga. Aya makuru mbabwiye nayatangajwe mu binyamakuru kandi yagizwemo uruhare n'ababishinzwe, haba ari abacuruzi cyangwa ba nyiri umushinga. Nkawe ngo yo kuvuga ngo umuntu uzaba ufite nibura payi 1000 azaba hirwa. Ayo yitangarijwe na nyiri ubwite cyangwa se ba nyiri umushinga ubwabo. Naho aya Ferrari ni company, ni uruganda rwo rwidekara ruvuga yuko rwemera kuzishyurwa ma cryptocurrency mu minsi mike iri imbere. Ndahamya ko n'ubu ngubu byatangiye. Ibi birazana ikirero, ibi birazana ihiganwa mu by'ubucuruzi kubishyura Bitcoin n'andi ma cryptocurrencies. Izindi ngana nazo ziravuga ziti turasigaye karabaye. Uruganda rwa Ferrari bizajya acuruzwa anyuze ku rubuga rwitwa Horizon. Ngira ngo muraruzi. Horizon murayizi. Bizajya binyura aho ngaho. Rero mwabavandimwe mwe launch igiye kubirabura. Turabarire iminsi ku ntoki. Wowe wakoze KYC, wowe ufite KYC, barakubwira ngo Dr Nicolas yaravuze ngo birasaba yuko bitarenze itariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka wa 2024 umuntu ufite KYC azaba yamaze kuyikora. Ntazagire uba atarayikora. Umuntu ufite ibibazo bya KYC bikaba bitaratungana, mushakira itike umbwira uti ndi hano nze mpaguruke ngewe nze ngufashe. Ndi hano ngo nze ngufashe. We nshakira itike gusa. Nta nyungu yindi mbasabyemo. Munshakira itike gusa. Abari Butare mwishyire hamwe, abari Muhanga mwishyire hamwe, abari Kigali ni mwishyire hamwe, abari Ngoma ni mwishyire hamwe, abari hehe ni mwishyire hamwe, abari Musanze, abari Rubavu, abari Karongi, abari Rusizi ni mwishyire hamwe. Mwihurize hamwe. Cyangwa se abari muri iyo ntara ni mwishyire hamwe. Mutanga itike nkeya kuri buri muntu, ariko iba ari itike ihagije nze mbafashe niyo namara iminsi 3 bitewe n'ubwinshi bwanyu. Ndabizi birarushya aba twahuye kuri 15 barabibonye. Bari abantu 5 ariko bangejejeyo. 2 byari bimeze neza ariko bangejejeyo kubera amatelefone. Nimushaka amatelefone mazima, nimugende mujye muri make muve mu bintu by'imikino. Ejo bundi umwana umuhungu wavuye hano mu majyepfo araza telefone yaramunaniye, aragenda afata amafaranga ayo kugura telefone ya make. Turamubuza, mugira inama jya muri make yagiye afata telefone Spark, ni bari Spark 7 ibihumbi 270. Azajya yishyura make yatanze ifoto muguza, azajya yishyura make ku kwezi. Bite byanyu
ariko wababwira byabaye nko kubipa nk'umurabyo, hamwe muri aho ngaho murakina n'akazi kanyu, abwirwa benshi akumva beneyo. ubwo umusaza wanjye ndawutanze ni wo kubabwira no kubitaba, nimushakira itike nkaza nkabafasha, nta n'ikindi. Murakoze, mukomeze kugubwa neza, mukurikirane amakuru. Ejo mbafitiye amakuru mw'abantu, ejo mbafitiye amakuru nongere nyasubiremo ngo mbafitiye amakuru. Utaba hafi aracikwa kandi ucikwa, kandi aya makuru mbafitiye ni amakuru azafasha benshi ku bijyanye n'ibi bintu byo kuzuza za KYC n'ibindi byangombwa turimo. Aravunanye kuyegeranya, ariko ndacyatora umugendo, maze iminsi 3 nubwo mba ndi bize ndi mu bindi, ariko nibi ndabikurikirana cyane kuko nabihaye n'umwanya, nshaka uyu mwanya uhagije. Ejo rero bafite amakuru ndabibateguje. Mukomeze mugire umugoroba mwiza, mugire umunsi mwiza, mugire ijoro ryiza, mugire ibihe byiza, n'abageze mu gitondo aho muherereye hose hirya no hino ku isi, mugubwe neza.